Alright, reka twizere ko umeze neza cyane, twifurize ibihe byiza, tuguhereze ikaze aho uherereye hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko wowe wamaze gutereka urushinge kuri 98 n'ibice 0, ikaba ari Sana Radio 98 n'ibice 0. Aho uherereye hirya no hino nkaba naguhereje ikaze, twizere ko tugiye kubana mu buryo bugiye butandukanye, by'umwihariko tugiye kubana mu makuru y'imyidagaduro arimo aragenda avugwa hirya no hino, yaba mu Rwanda ndetse no ku mugabane wa Afrika ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye by'isi. Mu makuru turi buze kuba twibandaho agiye atandukanye, ndaza kubabwira ko uwo bita Queen Cha, ejo bundi murabizi ko uyu mukobwa wahoze ari no muririmbyi. Ubwo impamvu mvuga ko yahoze ari umuririmbyi, abantu bari bamaze iminsi batamubona, bavugaga bati we Queen Cha waragiye urabura neza cyane. Ariko ejo bundi ubwo twajyaga gushyingura papa we wahoze ari muganga wa equipe ya Rayon Sport, Queen Cha yagaragaye ahari rwose ari n'umwe mu bakobwa buzuye ishimwe, bavuga bati nagize amahirwe yo kurwaza papa wanjye nubwo byagezeho akaducika, ati icyo nshimira Imana nuko byibuze nabanye na papa wanjye kandi namurwaje neza, ntacyo ndimo ndicuza. Twizere rero ko gahunda zanyu ibyo tugiye kuganira byose birahari, kubera ko Queen Cha uyu munsi ngira ngo nibwo yabohotse aravuga bwa mbere, avuga kuri papa we ndetse n'icyo papa we yasize amubwiye. Turaza kuba tubigarukaho muri kino kigaro Sana Star Connect. Hanyuma ndaza kubabwira ko ku munsi w'ejo n'ubundi mu kiganiro Sana Star Connect nari nababwiye ko uwo bita Bruce Melody ndetse na company yiwe cyangwa inzu isanzwe imureberera imiziki 155 AM Limited iyobowe na Karomba Coach Gael, bakunda kumwita Karomba amazina ye nyakuri, ariko abandi bamuzi nka Coach Gael, umushoramari ukaze hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Aho ku munsi w'ejo bari basohoye afishi bavuga bati Bruce Melody na Debeni Rwandan Tour, cyangwa yari tour cyangwa kuzenguruka igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ubwo ni mu ntara enye, mu majyepfo, mu majyaruguru, birasirazuba n'uburengera bwaryo ndetse na hano mu mujyi wa Kigali, bakaba ariho basoreza ibitaramo. Abantu baravugaga bati Bruce Melody yagurije uwo bita Debeni yitabira igitaramo kiwe cyabaye muri izimera z'uyu mwaka wa 2025 kugira ngo nawe azamwifashishe mu kuzenguruka igihugu. Ariko abantu bagiye kubona babona uwo bita Debeni afashe ya fish 155 isohoye, ahita yandika ati ni fake news, aya makuru na ya fake news nago arayo kwizerwa. Ako kanya inama y'igitaraganya yisiterana ejo guhera, amakuru namenye nuko guhera ku isaha y'isa 8 habaye inama rukokoma, inama yaraye irangiye mu masaha y'igicamo, mu masaha y'umugoroba. Bavuze ibintu bikomeye cyane. Ibyo bintu bagarutseho nibyo byatumye uwo bita Debeni ahita yisubiraho ndetse ahita nasiba iyo post kuri story ya Instagram. Ndaza kubabwira ibyavuye muri iyo nama, ndaza kubabwira ko kandi Bruce Melody uri muri tegura gukorana indirimbo n'abanya Nigeria barimo Bruce Melody nyuma yuko amaze gusohora indirimbo yahuriyemo na Diamond Platnumz ndetse na Joe Brown. Uyu musore rero ubarizwa muri 155 AM, musore uhagaze neza cyane, aritegura gushyira hanze indirimbo ari kumwe na Yemi Alade, umugabo wiwe Adescope. Oya, ntabwo ari umugabo we, ahubwo baba muri lebo imwe, ahubwo umugabo we ni Adekula. Adekula niwe mugabo we. Hanyuma rero uyu nguyu Adescope niwe ugomba kuzamufasha mu mishinga kugira ngo indirimbo izajye hanze. Nabonye muri cya gitaramo twavugaga cyambere kigomba kubanziriza umunsi w'ubutwari, cya gitaramo cyitwa Ubutwari Media Tour 2026, aho kirimo abahanzi bakomeye cyane by'umwihariko mu njyana ya gakondo, barimo Maria Yohana, Sofia Nzayisenga usanzwe umenyerewe gucuranga kiriya gicurangisho gakondo umuduri ndetse na muyango. Nabonye igitaramo cyabo cya mbere muri ya tour bagomba kuzenguruka igihugu ejo, bari hariya mu karere ka Nyanza ibwami mu Rukari. Rwose turaza kubinyarukiramo gato cyane turebe uko icyo gitaramo cyari kimeze. Nabonye Mani Marite, umusore hariya mu karere ka Rusizi by'umwihariko mu ntara y'Iburengerazuba, arimo aritegura gushyira hanze filimi ye igaruka ku buzima bwe. Ni filimi mbarankuru irimo ibice bigiye bitandukanye. Wo bita Miss Naomi, Shimwe Naomi yafashe umugabo wiwe Michel Tefazion
arangije aramatomagiza ku isabukuru y'amavuko. Turaza kubinyuramo gato cyane turebe uko bimeze hanze y'u Rwanda. Ndaza kubabwira ko muri Hollywood filimi Zootropolis 2 ikaba ari imwe muri filimi yinjije amafaranga menshi hariya muri mu gihugu cya Amerika, faranga arenga miliyari 1 na miliyoni 700 by'amafaranga y'amadolari. Harya buri amadolari nayo ni amafaranga aba ari amafaranga y'u Rwanda. Mwaye ikaze, ayo niyo makuru tugiye kuba twibandaho, nandi navuze mu ngingo z'inyenzi turi buze kuba tuyagarukaho. Nitwa Dani Emasi Nkwaye, ikaze yitwa Israel Mbonye mu karirimbo keza cyane, indirimbo yinjiriyeho ejo bundi muri Mucyambu season 4 ku itariki 25 mwaka wa 2025, avuga ngo uriya. Reka kino kiganiro cyacu tugikomeze. Hanyuma nkuko nari maze kubikubwira mu ngingo z'ingenzi, nari nkubwiye ko ndibuze kuba nkubwira kuri Queencha. Uyu nguyu akaba asanzwe ari umukobwa uzwiho mu ndirimbo, gira ngo mwara mumenye mu ndirimbo ngo ingumunera zinera imisonga mu ndirimbo zigiye zitandukanye, ndetse aho yagiye afashwa nabo bari kumwe, abo babyirukanye barimo Safi, barimo Riderman, barimo Pasi, barimo Knowless, bariya bose bakaba ari abo babyirukanye mu byo wavuga mu kuririmba by'umwihariko imiziki yari igezweho icyo gihe. Uyu muri iminsi rero abantu bibazaga bati Queencha yaba ari hehe, ariko ngira ngo urupfu rwa papa rwatumye tumenya ko Queencha buriya yari amaze iminsi ari mu Rwanda. Mu minsi ishize nabonye kuri Instagram ye arimo arapostinga amafoto agiye atandukanye ari za Belgique, ari mu France. Nabonye yari ari kuri uriya munara w'i Paris. Bajya bavuga ngo umuntu wagiye mu Bufaransa nagere kuri uriya munara w'i Paris buriya ngo ntago aba yageze mu Bufaransa, aba ugomba gutanga ikimenyetso ukajya kuri uriya munara. Nibwo abantu bahita bamenya ko wageze i Paris. Iyo utageze hariya rwose abantu basigaye hano ku mugabane wa Afrika bavuga bati oya, ntabwo wageze hariya i Paris. Queencha rero yunamiye umubyeyi we witabye Imana, ndetse anavuga ko yamubereye umugisha ukomeye by'umwihariko mu buzima bwe, kubera ko uyu mwari abantu banabimenye ko papa we niwe yari asigaranye. We na murumuna we niwe bari basigaranye. Yaravuze ati inshuti yanjye akaba murumuna wanjye yagize ibyago apfusha imanga ye, tubura papa none tubuze na mama. Ibintu byazamuye amarangamutima by'umwihariko yabari bitabiriye itabaro. Queencha yagaragaje akababaro ke anyuze mu butumwa yashyize kuri konte ya Instagram, aho yagaragaje ko urupfu rwa se rwamusigiye icyuho gikomeye mu mutima we, ku buryo yumva hari igihe ndetse bizamubabaza kurenza. Ubu ngubu baravuga ati hari igice kimwe cy'ubuzima bwanjye kitakigenda gikora neza kubera ko nabuze urundi ruhande. Queencha yanavuze ku rukundo yakundaga se, uko se yamwitagaho, ndetse n'uburyo yakundaga kumwisanzuraho mu buryo butaziguye. Avuga ati yari umubyeyi wuje impuhwe n'urukundo rutagira ikiguzi. Ati igice cyanjye cyajyanye nawe, ndashimira Imana kuba waramaye, ndetse Mana ndagushimira kuba waramaye papa umeze nk'uwo wari wamaye, kuko wari umugisha wanjye ukomeye. Urukundo rwawe uko wanyitagaho n'ubwuzu bwawe bizamoraho iteka rwose. Yizeye ko se yakiriwe neza mu ijuru, ndetse yavuze ati abamarayika bateze ibiganza ngo bakire uwo mumarayika wabereye abari ku isi urumuri. Ubutumwa bwe bwasojwe n'amagambo asabira se amahoro, agaragaza ko amukunda n'umutima we wose. Ati ndetse nzahora nkwibuka nk'umubyeyi wambereye inkingi ikomeye mu buzima bwanjye. Urupfu rwa Dr. Mugemana Charles rwashenguye benshi. Uyu mubyeyi yamenyekanye muri equipe ya Rayon Sport, aho yayibereye muganga mu gihe cy'imyaka 30 ishize. Abantu barabyibuka ejo bundi kuri Rayon Day. Ni Rayon Day yabereye hariya muri stade Amahoro, bari batumiye Yanga Africans yari hari. Hanyuma barimo baraha amanimero abakinnyi, baguhaga jezi iriho na nimero yawe. Mugemana Charles Prito bahise bamuha jezi iriho nimero 30, bivuze imyaka 30 yaramaze ayobora igice kijyanye n'ubuganga muri iyi kipe ya Rayon Sport. Yaravuze ati reka natwe icyo tugomba kukwitura
nuko tuguha agaciro tukavuga ko ugomba kuba ufite nimero 30 ihwanye n'imyaka 30 umaze uyobora ibijyanye n'ubuvuzi bw'ikipe ya Rayon Sport. Icyo twavuga rero ni uko no kwihanganisha Quinca ndetse n'umuryango wa Dr Mugemana Charles, kwihanganisha itorero ry'Abadventiste by'umwihariko. Nabonye ari umuhango wari witabiriwe n'ingeri zose, yashyinguwe mu buryo, hari abantu babonye uburyo Mugemana Charles yashyinguwe, bamwe baravuga batese burya Dr yari umusirikare, biriya mu Badventiste nibyongera ngo bita abajiya. Yapfuye rero ari kwiraka rya chef guide, ngira ngo ni naryo raka rya nyuma. Nabonye uwo bita Byiringiro Hesron, umuyobozi wa Adventiste mu Rwanda, niwe mupasiteri wari uyoboye imihango yo kumushyingura mu cyubahiro. Natwe reka tubwire Quinca ati komera ihangane, kandi nizere ko abareyo by'umwihariko mugomba kuzamuba hafi, abo mu ruganda rw'imyidagaduro tugomba kuzamuba hafi mu buryo ubwari bwo bwose, kugira ngo yumve ko atari we wenyine, ndetse icyuho cy'umubyeyi we nubwo kitabura ariko ntago kigomba kuzagaragara cyane, kubera ko ahari abantu ntabwo hajya hapfa abandi. Quinca ukomeze kwihangana, ndetse na korari Umusamariya mwiza baritswe mu itorero ry'Abadventiste rya hariya Inyamirambo, namwe mukomeze kwihangana kubwo kubura umuririmbyi wanyu, umwe mu baririmbyi bari bakuze muri iyi korari. Abantu baribuka hari igihe muri guma zabaga, hari umunsi itorero ry'Abadventiste binyuze muri Dr Mugemana Charles yigeze gutegura igitaramo cya korari, arangije atumiramo abahanzi bose bafite amazina hano mu Rwanda ariko banyuze mu itorero ry'Abadventiste. Icyo gihe hari harimo Safi, hari harimo Quinca, hari harimo Muneza Christopher, hari harimo Knowless na King James n'abandi bagiye batandukanye banyuze mu itorero ry'Abadventiste. Icyo gihe hari abantu bagiye Nyamirambo barabizi ko hakubise aruzura, ngira ngo ni nacyo abahanzi bamwibukira. Ubwo rero urumva ko ari umuntu mwisi y'imyidagaduro ahantu hose yarahari, yarari mu buryo bwa showbiz, yarari mu buryo bwa sport. Ubwo rero urumva ko Mugemana Charles tubuze umugabo w'intwari, atari ku ruhande rw'umuryango we gusa, ahubwo n'abanyarwanda by'umwihariko ababarizwa mu gisata cy'imyidagaduro. Tubuze umuntu w'ingenzi kayo ngoko. Iyindi nkuru ku munsi w'ejo nari ndimo ndababwira ati uwo bita The Ben yateye utwatsi itangazo ryasohowe na 155. Iryo tangazo ryaravuga ngo Bruce Melody and The Ben 2026 Summer Country Tour. Ubwo ngerageje kubishyira mu Kinyarwanda ati Bruce Melody na The Ben 2026 mu mpeshyi bagomba kuzenguruka igihugu. Bavuga ati more information to be announced, ati amakuru arambuye agomba kuzatangazwa. Abantu bakimara kubona uwo bita Bruce Melody na 155 babishyize kuri Instagram ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga zabo, uwo bita The Ben yahise afata iya fishi ahita yishyira kuri story ye ya Instagram, ahita yandika ati fake news, ati cyangwa amakuru y'ibihuha, amakuru adahagazweho. Nyuma rero hahise haba ibiganiro by'igitaraganya, ibiganiro byahuje impande zireberera The Ben ndetse n'ibiganiro bire ku ruhande rwa Bruce Melody. Ubwo birumvikana ni 155 AM nibo bagombaga guhita baganira mu ijoro ryo kuwa 19 Mutarama 2026. Nyuma y'ibiganiro byamaze umwanya utari muto cyane ku ruhande rwa The Ben ndetse n'ururebana n'inyungu za Bruce Melody, bagiranye inama yo kurebera hamwe icyateye ukudahuza. Bamwe bavugaga batese Bruce Melody na The Ben nk'abantu babonye ko kudahuza cyangwa kutagira ibyo bumvikanaho bituma ubucuruzi bwabo bwiyongera. Ati iki kintu baba bagikoze barimo barafekinga abafana cyangwa bakurikirana ngo babikore kugira ngo abantu bazaze muri izo tuwa, noneho bavuga bati reka tugende tujye kureba ibyo The Ben yari yaranze, kubera ko ubwabyo kuba The Ben yahise anyomoza 155 AM ndetse na Bruce Melody muri rusange, ubwabyo ni inkuru
no kuba nyigarutse iyi nkuru uyu munsi ubu byatewe n'ibyo The Ben yari yakoze. Kuba ejo nayo nabivuze nayo navuze ko hagomba kuba iyi tour already bya byamaze kurangira uyu munsi nta kindi kintu ari kubivugaho, ariko kubera ko yanditse abivuguruza ngomba kugaruka nkabivugaho. Abantu rero niho baheraga bavuga batese baba babikoze babishaka kugira ngo ibyo bintu bigume mu mitwe y'abanyarwanda bagumye babivuge. Nyuma yuko Bruce Melody asohoye ifoto yamamaza ibitaramo bizenguruka igihugu azakorana na The Ben, uyu muhanzi we yagiye ku mbuga nkoranyambaga ahakana ibyayo makuru. The Ben yifashije ifoto Bruce Melody yaramaze gusangiza abakunzi be, yagize ati fake news. Aha uyu mugabo yashaka kuvuga ko ibyo ngibyo ari amakuru y'ibihuha. Kuva ku kanya inama zabaye inama, yaba izakorerwaga kuri telefone ndetse n'izakorwaga imbona nkubone. Nyuma y'inama y'umwanya muremure byarangiye The Ben yisubiyeho asiba ya foto yari yasangije abamukurikirana agaragaza ko ibyatangajwe na Bruce Melody ari ibihuha. Ku rundi ruhande byitezwe ko guhera muri Kamena 2026 Bruce Melody azakorana ibitaramo bizenguruka intara zose z'u Rwanda, aho azataramana n'abahanzi barimo Mugisha Benjamin cyangwa The Ben. Ibi bitaramo ni bimwe mu byari mu masezerano yo kugira ngo Bruce Melody yitabire igitaramo ni Ear Groove The Ben aherutse gukorera muri BK Arena ku itariki ya mbere Mutarama umwaka wa 2026. Mu masezerano bagiranye, The Ben yari yemeranyijwe na Bruce Melody ko agomba kwitabira igitaramo cye, nawe akazamwitura kwitabira ibindi bitaramo azazengurukamo muri iki gihugu, by'umwihariko muri sama y'uyu mwaka wa 2026. Ngayo nguko nyuma y'inama itari ngufi birangiye bemeye ko iki gitaramo bagomba kuzaba bagikorana. Yitwa Bruce, nyiri kuri Bruce Melody, reka nkubwire ko uwo bita Adesop ni inyengi mwikorezi mu mushinga w'indirimbo izahuza Bruce Melody ndetse na Yemi Alade. Yemi Alade rero uyu nguyu akaba ari umwe mu bahanzikazi b'abanya Nigeria bafite izina rikomeye. Rero Bruce Melody azifashisha uyu mugabo kugira ngo arebe ko bakorana indirimbo. Mu minsi ishize Bruce Melody yatangaje ko nyuma yo gusohora indirimbo ye na Diamond Platnumz ndetse na Joe Brown, abarimo Yemi Alade bahise batangira kumusaba ko bazakorana indirimbo. Byavugwaga ko Yemi Alade yohereje umushinga w'indirimbo Bruce Melody ngo yumve niba yashyiramo igitero cye bikarangira bakoranye. Ikiganiro rero aherutse kugirana n'ikinyamakuru Igihe, Kenny Mugarura umuyobozi wa 155 AM ireberera inyungu za Bruce Melody yavuze ko imirimo yo gukora iyi ndirimbo irimbanyije. Ati nibaza ko na Bruce Melody yamaze kumwohereza umushinga wa mbere yashyizemo igitero cye. Ikizere cyuko iboneka vuba kirahari kuko ikiza cyawe ndetse n'ikiza cyabo nuko bahuje ari ubushake gusa rero burahagije kugira ngo umushinga w'indirimbo yaba bombi uzagerwaho. Ku rundi ruhande ibyo benshi batamenye nuko Adesop Orija ari we wahuje aba bahanzi ndetse ari nawe ukomeje gusunika kugira ngo uwo mushinga uzagerwaho. Iyi ndirimbo kimwe n'izindi ndirimbo iyo bakoranye na Diamond Platnumz na Joe Brown, Kenny Mugarura yavuze ko ziri gukorwa mu murongo mushya bihaye wo gukora umuziki usohoka hanze y'igihugu ku rwego rwo kumenyekanisha u Rwanda n'igihugu cy'imyidagaduro muri rusange. Ati hari ukuntu abahandi batubona mu ishusho y'abantu bafite umujyi usukuye, bafite ubuyobozi bwiza ndetse n'ibindi bitandukanye, ariko ugasanga ntibajya batubona mu ishusho y'imyidagaduro. Ndabizi ko tudashobora kubyubaka ku ndirimbo imwe, ariko nibidusaba ko twubaka duhereye ku ndirimbo 100. Ibyo ngibyo tugomba kuzabikora, ariko u Rwanda abantu bamenye ko ari igihugu cy'imyidagaduro. Uyu murongo wo gukora indirimbo zimenyekanisha u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga, Kenny Mugarura yemeza ko ari wo bihaye kandi bafite ikizere ko bazagera ku ntego yabyo. Nabonye ku munsi w'ejo abantu bacitse ururondogoro bavuga bati Diamond Platnumz ntago ari umuntu mwiza. Atese byagenze gute? Ati aragiye agufatira uwo bita Justin Derulo bakorana indirimbo. Ati bakorana indirimbo shyashya kandi yarabizi ko agifite indirimbo shyashya n'uwo bita Bruce Melody. Ati bishobora rero kuba bigiye kuzimya iyi ndirimbo. Mu munsi umwe ndabona iyo ndirimbo ya Justin Derulo, Carol Docha ndetse na Diamond Platnumz, indirimbo bise We Are Different imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 1,138. Ni mu gihe cyo kandi indirimbo
Bruce Melody yakoranye n'uyu muhanzi Diamond Platnumz imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 4 n'ibihumbi 100 mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Ubona ko ari indirimbo yaririmo irazamuka. Ngayo nguko tugeze ku isaha y'isa 9:40. Nitwa Dani MSC, ikiganiro cyo cyitwa Sana Star Connect. Nizere ko tukirikomeje kubana, haracyari makuru menshi cyane avugwa hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Yitwa Mugisha Benjamin cyangwa The Ben mu karirimbo keza cyane yise Thank You.